Ndakugumbiriye mu izina rya Yesu Kristo n'imbabazi TV gatatu. Je ni Prophète General Martin. Tubanje kubiseguraho kubw'amashusho uyu munsi dukoresheje. Bibaye ngombwa ko iyi message tuyisohora mu buryo umwuka w'Imana dusunitse ngo tuyisohore. Mwihangane rero, mpamya ko n'Imana Data tuyizera tutari kuyireba, ariko mu mwuka turayireba, n'umwami Yesu tuyobowe n'umwuka. Muranzi rero numbonye ari ubwa mbere, sorry, tubanje kubiseguraho ariko ni ngombwa. Nkiraho mureke senge Uwiteka bari we uza kutambutsa iyi message ntabiki. Ndagushimiye mwami Yesu, tutarahanura warahanuye, uri Alpha uri Omega, ni wowe mutambyi mukuru ndetse n'umuherezi, ni wowe muhanuzi w'ibihe byose. Ndagushimiye, iyo uvuze biraba bategeka bigakomera. Mwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe kandi tugabanira imbere yawe. Uho umugisha rero umuntu wese uteze ugutwi tutangiranye iri teraniro, uduhe gusarura ubugingo no kurokoka inkota y'umwanzi Satani. Amen. Nabonye urunogo rurerure cyane, ariko si hara mu Butereri, ahubwo nabonye urunogo rurerure hano mu Kamenge, hafi yaho Adolphe ashyinguye. Ku bahazi, mbona ikinogo kirekire cyangwa se umwobo muremure ariko umanutse kuri abo bakora ifose n'aka ya mpande enye, icyobo kirekire cyane. Imana irambwira ngo iki cyobo ubonye ni icyo ngiye kujugunyamo iyarara ry'abantu. Hariya rero mu Kamenge niho narubonaga urwo rwobo rurerure. Umwami Imana arasemerera avuga ngo hariya tugiye gutamo iyarara, nitumara turitwike. Kandi iyarara ntabwo ari iyarara ririya amazi atwara, si iyarara umuyaga utwara, si amababi akoroka mu biti, oya, ahubwo ni iyarara ry'abantu. Ntabwo ari iyarara ry'ibintu by'ibipapuro n'amashashe n'ibindi, oya, ni iyarara, ni ikinogo Satani agiye kubabarizamo abantu. Icyobo kinini rwose, kinini, kuko nabonaga abantu bari gutakiramo cyane, bababaye cyane, bahekenya, baribwa, baboroga, bataka. Kandi nabonaga abantu bavuga ijwi, nkumvamo utuntu duke cyane, ngo udutayemo tutagiye i Kanani, ngo ngiye nkorokeyemo ntagiye Kanani, ngo nange nakorokeyemo ntagiye Kanani, ngo Kanani we, ngo abaguhawe barahiriwe, abakugezemo barahiriwe, ibintu nk'ibyo. Kandi nabonagamo abigeme, imisore, abatamakazi, abapapa, bashingantahe, ibyiciro byose. Mbona hari akantu kakoraga nk'umuyaga ariko gafite intoki, gafite n'amababa, ariko sinabashije kubona ko ari marayika. Nabonaga asakuma mu makaritsiye yose y'umujyi wa Bujumbura. Mbona bazanaho Shetani n'abadayimoni bari kuhimbaza, baryohewe, banezerewe, ngo aba ni iminyago yacu mwamaze kwegeranya mu gihugu cyose. Iyi ni iminyago mwamaze kwegeranya mu gihugu cyose. Rero dayimoni Shetani nibo nabonaga, kuko hafi y'icyo cyobo nyine hari isindwe cyangwa se abantu benshi bahagaze hafi y'ikinogo, ariko nyine mbona ko ari abadayimoni, harimo ndetse n'ababayoboye, aribo bari kuvuga ngo iyi ni iminyago yacu, baba ni abacu, baradukoreye, twagombaga kubajyana mu kuzimu.
Hari umwe wavuze ngo igihugu ntigitangwa kirarwanirwa, ariko navuga ngo warihenze. Nta ntambara yo kurwanira igihugu ihari. Intambara isigaye yo kurwanira igihugu ni ugusenga. Umuntu usenga, uwasenze, uri gusenga niwe ufite ubushobozi bwo kurwanira igihugu, ariko abandi bose nta bushobozi bafite, nta n'ubwo bazagira muri iki gihugu. Ni ukuvuga ngo hagiye kubaho icyoho. Hari abantu bibye amatongo atari ayabo, hari abantu bafite akazi katari akabo mwarakariganyije abandi, hari abantu bari mu mazu atari ayabo, hari abantu biba bariganya basahura. Icyo cyobo kiraza kukumira kandi kirasamye, nutihana ngo uhunge kaziya hombohomboka. Ni ukuvuga ngo icyo kinogo ya nkona nabonye ipfa, imaze gupfa na shebuja wayo wayigaburiraga arapfa. Amaze gupfa mbona noneho icyo cyobo baragipfunduye, bari kujyanayo abantu kandi hari mu ijoro bajyanayo abantu. Ntabashije kumenya amasura neza, ariko namenyemo nk'abantu nka 3. Hari igihe yenda naza kubavuga, narabavuze naca imbugisi. Umwe mfite nimero ze, namubwira agahiga n'undi, kandi barakomeye, ntabwo ari abantu basanzwe. Barakomeye, barafise ijambo muri politike rwose yumvikana. Nabonye nabo rero dayimoni zibakurubana zibajyana ku icuriro, cyangwa nka kuri abatwara inka aho bazibagira. Rero Imana irambwira ngo ntange imburi. Ibigira bishyike n'imvura iteye ubwoba irimo imituragaro, n'imvura y'impangukano irimo gutwara abantu, ni umuriro ugiye gutwika ugatwika ibintu n'abantu. Donke ntabwo bisanzwe, ni ibintu bibi cyane, ibigira bishyike. Uburyo rero abantu babyiteguyemo buratandukanye, n'uburyo abantu babibonamo buratandukanye. Mugabo ndakubarire nibarira, ndakubwire nibwira. Amazi ntakiri yayandi yarenze inkombe. Inkona igiye gucibwa umutwe, ipfugwa amababa, ibabazwe. Kandi inkona ntabwo izongera kuguruka, nta n'ijambo rindi iyi nkona isigaranye. Inkona igiye gupfa na shebuja wayigaburiraga apfe. Rero abwirwa benshi akumva beneyo. Twarasemereye, turavuga, turabwira abantu, turavuga umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, birabandanya na n'ubu bikibandanya. Mugabo mu kwa gatandatu inkona irapfuye kandi ntizongera no kubaho muri iki gihugu. Kuko iyo nkona, nubwo navuga ngo inkona irapfuye, hari umuntu uzi ngo ibicapo byayo, ngo iyo nkona ngo hari aho izasigara. Inkona ari na shebuja bazagana, cyangwa se barajyana, cyangwa se bari bujyane. Rero iyi nkona nabonye bayishyira mu muriro barayitwika, amababa yose ayishiraho. Inkona bayiciye izosi nka kumwe inkoko bayikata. Nyuma yaho na shebuja baramwica kandi bamwishe nabi. Nubwo tuvuga ibi mu mwuka ntutubone cyangwa ntubibone, ibyo turi kuvuga ukabyumva nk'imigani cyangwa igisakuzo, ukabyumva nk'ibiraho. Ntabwo ibi ari ibiraho nshuti yanjye. Ntawe ukina n'amaraso y'abantu, ntawe ukina n'amagara y'abantu, nta n'ukina n'ubugingo bw'abantu, nta n'ukina n'imibiri y'abantu. Ahubwo twe dufite ubwoba bw'ibigira bishyike, ariko abandi bari kurya, bari kunywa, bari kurongora, barabyara, baraheka. Umwanzi arabatunguye nk'umusuma, ibintu birivanze kandi bibaye bibi, kandi rwose cyane. Aho rero sinzi ko
untahura cyangwa unyumva. Rero ni igihe cyo kugira ngo ubugingo bw'abantu, Satani yarashabirije abarimbuka barimbuke. Niyo mpamvu hano ndi kuvuga buri munsi, kandi ibyo mvuze harimo abumva biteye ubwoba, bumva bikakaye, harimo n'abavuga ngo ni impanuro. Njye sinjya mpanura ibintu bibi, nduhanura ibibi navuma, nduhanura ibibi nasemerera, nkavuga umuntu mu izina, yewe n'ibyo nkabivuga n'ibizamubaho, kandi narangiza nkashyiraho n'ukwezi n'itariki. Yesu yaduhaye ubutware, ariko njye nk'umuntu wo mu isezerano rishya, Bibiliya iravuga ngo umwuka uturimo ni uw'ubugwaneza. N'ibi mbivuga ndira, kuko nta yandi mahitamo umuntu asigarana uretse kubwira abantu bakanga kumva, kuko ibi narabisemereye, abo mbibwira bavunira ibiti mu matwi, ngo ndi inkotanyi, ngo ndi inyenzi, ngo natumwe na RPF. Ntibumva. Abo mbwira ntabwo nababwiye ko mbanzi, ahubwo narababuriye. Igihe kirengeje amezi 6 ntibumva. Ndaguma ntanga n'ibimenyetso by'uko ibyo bintu bizababaho, ntibumva. Kandi mu bimenyetso natanze narababwiye ngo hagiye kubaho ibishyitsi, byarabaye. Amasoko agiye gushya, byarabaye. Bunyoni agiye gufungurwa, byarabaye. Ikindi kimenyetso numva navuze impfu zatangiye ko hamaze gupfa abantu 2 bakomeye, umwe ni minisitiri undi ni umushingamateka, ko urupfu rugeze imbere. Ibyo ni ibimenyetso nabwiraga abantu. Uyu munsi rero ibimenyetso byararangiye, ahubwo ababwirwaga nibo bisohoyeho, kandi bibasohoyeho bakiri gupinga. Uduhanurira arakenye, nta muduga atwereka, ntabwo aba ari muri hoteli nziza. Ntabwo Imana yampaye umuhamagaro wo kwihaya no kumenyekanisha ko mpagaze, kwamamaza amazu meza cyangwa ahantu heza n'amakamera n'ibindi. Ikintu njejwe ni ukurokora ubugingo bw'abantu kubwo Yesu yantumye. Ibyo rero nubona nkubwirije ndaha kuri kamera, utambona cyangwa umbona, naba ndi mu butayu, naba nuriye ibiti, naba ndi mu mazi nk'uko mwagiye mubibona, naba ndi muri eglise, naba ndi mu ibarabara, message mvuze niyo ikenewe. Naho jyewe ndi umufafara, isura yanjye kuyimenya no kuyibona, cyangwa aho mpagaze n'aho ndi, nta nyungu aho ngaho ibirimo, vraiment ntayo. Yaba inyungu irimo, Yesu aba yarasize filime yiwe aho yanyuze hose, kandi byarashobokaga kuko ashobora byose. Yari gutegeka tukaba turi kubireba. Ntibyakunze rero, ariko ikinyicaje aha ni ukubwira abantu ngo iki cyobo gicukuwe, Imana ikurinde ntibakikujugunyemo, ntukigwemo, wowe n'abawe, wowe wizeye gukira no gukizwa no gusengera no gukunda igihugu. Hama abandi nabo binangiye bazababera abarore. Ruti nuko byagenze, n'abandi batandukanye byagiye bibashyikira. Koko hano hari ingwano igira yaduke, hari intambara igiye guhaguruka, kandi iyo ngwano nta wayihagarika, nta n'uwayisitopa, ntawe, kuko iba ari ingwano y'agakura. Nyirayo arahambaye, ntawe umukoma mu nkokora, nta n'umubaza ngo ukize ibiki cyangwa ukoze ibiki, oyaye. Rero nabwira umuntu ukurikiye Imbabazi TV 3 ngo nyaga amagara yawe usenga, urama kawe karenge. Inkona na nyirayo birapfuye, kandi iki kinogo barakijugunyamo abantu ndetse n'ibintu, kandi umuntu wese agiye gusubira mu bye. Uwanyazwe n'uwambuwe arasubiza ugutwe. Hama uru rutonde Imana ishyizeho mwese muzarugeraho, kandi bizababera umugisha. Abazarokoka n'abagiye gusimba, n'ab'Imana iri busimbye, iryo bara muzatungisha benshi. Uburayi nimwe muzaburokora, Amerika nimwe muzayirokora, Afurika nimwe muzayirokora. Abantu bagiye gusimba ibi bintu ndi guhanura, muzaba abantu badasanzwe mu by'impwembo no mu bya siyansi ndetse no mu buzima rusange. Rero kiranka agiye kuva mu gihugu, ariko yimbye ikinogo
atwaramo abiwe ntabwo ari bubasige. Ube maso rero, ube maso mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose ntakiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi ikisubizaho Yesu ari cyane no kwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda Umwami Yesu nashimwe kandi Imana Data ishyirwe hejuru. Navuga ngo ni igice cya kabiri cy'ivugabutumwa. Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera dusabye ubufasha bwabo, kuko ntitwivuga ntitunavuga umuntu, ahubwo turahamya Umwami Yesu, turemanga Data tuyobowe n'Umwuka Wera. Hari ikintu abantu bakunda kwita karande, kandi n'ibyo karande zibaho. Karande, karonda, ibyaha by'inkomoko. Hari uburyo rero ibyaha by'inkomoko bishobora kugukura mu isezerano cyangwa bikakuyobya ukadeviya ukava mu mugambi no mu ntego y'Imana Data. Bizana nahe? Bituruka he? Biza gute? Ni ukuvuga ngo icyo nakwita umuntu avutse avuka hari umugambi n'intego y'Imana ku buzima bwe. Noneho umuntu iyo ari kugenda, Imana ishyiraho inzira uwo muntu azanyuramo. Ibirenge byawe aho bizatangurira n'aho bizarangirira, amaboko yawe ibyo azakora n'ibyo azakoreshwa byose biranditse. Akanwa kawe ibyo uzavuga, amaso yawe, amatwi yawe, buri kimwe cyose kiri muri orere y'Imana mu kukurema kwayo. Ariko duhura n'ingorane, duhura n'akayoberabahinga, aho umuntu apfa atananyuze muri uwo mugambi nibura n'umwaka umwe, cyangwa se ngo ayo maboko Imana inayakoreshe nibura n'amezi yakoresha ibyo yayaremeye. Koko niba aya maboko Uwiteka yarayaremye, ariko akaba nta bushobozi afite bwo kuyakoresha icyo yayaremeye, aya maguru Imana ikayarema, ariko akaba nta bushobozi buhari ngo ayo maguru akore urugendo rwo mu by'Imana yayaremeye. Umuntu akagira umutwe, ariko uyu mutwe n'umutima n'ubwenge, ibyo bintu ntibihinduke urusengero rw'Imana, isheke mu buzima inavamo kurimbuka. Kameme ubwo wamaze kuva
mu mugambi no mu ntego y'ibitekerezo Imana yari yakuremeye, kuko Bibiliya ivuga ngo byatumye nicuza icyatumye ndi mu muntu. Iyo Bibiliya rero ivuze ngo byatumye nicuza icyatumye ndi mu muntu, cyangwa se ijambo ry'Imana rikabivuga uko, bivuze iki cyangwa bisobanuye iki? Bivuze ko umugambi n'intego y'Imana n'urukundo rw'Imana rwashyizeho ibyiza, ariko Satani nawe kugira ngo wowe utazabona ibyo byiza, kuko hari Edeni Imana yakuremeye, hari ubuzima bwiza Imana yagushyiriyeho, hari n'ibyiza Imana yagushyiriyeho. Mugabe ibyo bintu byose ntibinashoboka ko ushobora kubishyikamo mu gihe nta byiringiro, mu gihe utanabizi. Kuko hari igihe umuntu avuka, papa we na mama we bakamubwira ko Imana yamuremeye kurima cyangwa guhinga. Hari igihe uvuka bakakubwira ko Imana yakuremeye ububaji cyangwa ubudandaji cyangwa n'ibindi. Hari n'igihe uvuka, politike y'igihugu uvukiyemo nayo ikakubwira icyo waremewe. Ariko ibyo bintu byose cyangwa se ibyo byose tubiteranyije, icyo waremewe, iyo haciyemo igihe cyangwa umwanya, ubwonko bwawe ntibutekereze Imana yandemeye iki? Ese koko ibyo yandemeye ni ibi? Ese koko inzira ndi kunyura n'izo Imana yaremye ngomba kunyuramo? Ese ibyo nkora koko Imana n'ibyo yashyizeho ngo mbinyuremo? Question mark. Ukibaza ngo Imana yandemeye iki? Uwiteka yandemeye iki? Imana ni iki gituma Imana inzigama? Kuko abantu benshi barapfuye urasigara, abandi barasara urasigara, abandi barahunga urarokoka. Donc intambara warwanye cyangwa ubuzima wabayemo bwari bubi cyane, ariko ibyo byose Imana irakurwanirira gushikana n'ubu urahema, uri muzima. Rero umugambi w'Imana, umuntu uzagufasha ko ibirenge byawe bishyika mu nzira Imana yabiremeye, umuntu uzagufasha ko amaboko yawe akora icyo Imana yayaremeye, umuntu uzagufasha ko ubwonko bwawe n'ubwenge n'umutwe binyura mu murongo Uwiteka yabigeneye. Izo nzira zose Satani yagiye akuraho muri wowe, izindi azica, izindi azikupa, ibindi abihagarika, we abifitemo inyungu. Mbere na mbere ni ukugambirira guhombya Shetani, ni ukugambirira guhombya abadayimoni. Ntabwo ushobora kuzabaho, ntushobora no kuzakomera cyangwa ngo utere imbere, ntushobora kuzagira icyo ugeraho uri mu buzima bwo kutamenya no kuba utazi amamuko n'inkomoko yawe. Nta muntu ujya uburana urubanza cyangwa ngo ashinge urubanza rwo kuba yanyura mu nzira Imana yamushyiriyeho. Nta muntu ujya uburana cyangwa ngo ashinge urubanza rwo kuba ibiganza bye, amaboko ye, ubuzima bwe bwanyura mu rutonde Imana yamushyiriyeho. Abantu bose bari busy cyangwa se bararangaye cyangwa se barasamaye, bari kwita kuri bya bindi navuga by'inkomoko dusanga barima nawe ukarima, bigisha ukigisha, borora ukorora, bahirimbanira kujya muri Amerika nawe enjoy ivo, bahirimbanira Uburayi kabisa, Australia, Canada, ibintu nk'ibyo. Donc imigenzo yawe n'ingeso zawe wigana ushingiye ku byo ubona no ku byo uzi, kuko iby'Imana biba mu mpemu. Urumva kugusunika no kuguhata kugira ngo ukunde uvemo umugambi n'intego y'Imana, si iby'ubonetse wese, si n'iby'umuntu uwo ari we wese, mugabo birashyika. Umukristo mwiza rero ni uko avuga ngo eske ndi mu rutonde rw'Imana, ndi mu murongo w'Imana, ndi gukora icyo naremewe, ndi mu muhamagaro w'icyo nahamagariwe. Ese ubundi ndi umukristo? Ese koko data
ndamuzi nawe aranze, ndi kujya mu ijuru cyangwa ndi kujya mu kuzimu, ndi mu isi cyangwa ndi mu mpinga. Ni ukuvuga ngo niwihweza ukanitegereza uraza gusanga urutonde rw'Imana n'inzira y'Imana n'umurongo w'Imana Data yo yubaka urukundo, yubaka ubumwe, yubaka agakiza, yubaka agaciro. Mungu asifiwe. Rero mu butatu butagatifu twizera, ntabwo weho iyo ubyaye umwana umukorera imigambi sava, kandi ukagwana intambara kugeza iyo migambi y'umwana wawe uyishyize mu bikorwa. Iyo uzanye umugore ubigirira imigambi kandi ukarwana intambara, ujya mupfasoni w'iwawe ukamufasha nk'uko wabigambiriye. N'itungo iyo rivutse uhita uvuga ngo iyi nka izampa amata nzayigaburira uko. None umuntu waremwe n'Imana, Imana niyo yarema umuntu wimuremere kwa gusa kwa bre, ikurema uko gusa sa gahunda sa porogaramu sava, iranakuremye, irakuzigamira, iranakurinze. None se wiyumvira ko Imana ishobora kuguha byose, ikakurinda muri byose, ikagufasha muri byose, bigahera uko nyine nta kintu wowe ukuyemo cy'ibyiza? Imana nta kintu ikuyemo, nta nyungu z'Imana, nta n'iza Kristo, nta n'iza Mwemu Yera? Navuga ngo ya ntabwo byaba ari uko bimeze, ahubwo urutonde n'intego n'umurongo w'Umwami Yesu, ikimuraje ishinga kwari ukugira ngo nawe akumenyeshe ko yakuremye afite intego, yakuremye afite umugambi, yakuremye afite icyo ashaka kugeraho, kandi icyo yakuremeye nicyo kigomba kubaho, kandi icyo navuga ngo nicyo ukwiye guharanira no guhirimbanira. Igihe utarakibona ntukwiye kurekura. Niba amaboko yawe atarajya mu murongo, intambwe zawe ntizibe mu muhamagaro, umutwe ntube uri kubara ibyo waremewe, nakubwira ngo kwicara ku maziki, guceceka ku maziki, tera hejuru uvuge ngo Yesu hari icyo yandemeye, hari icyo yampamagariye, hari icyo yashyiriyeho, nicyo ngomba kumaranira, gusiganirwa, ibindi ni ibisanzwe. Mungu asifiwe. Rero reka mbwire umuntu ukurikiye Imbabazi TV gatatu, ese ujya ubitekereza? Muri komenti uri butubwire, ujya utekereza umugambi Imana yakuremeye? Ujya utekereza inzira Imana yo ubwayo yakuremeye? Ujya utekereza Imana urukundo igukunda zikamasa? Niba rero wemera ko Imana yakuremye ifite intego n'umugambi na pra na bije, ibyo bintu senga ujye mu mwuka uvuge ngo Data, ko ndeba imyaka iri kumperana tudashyitse ku cyo wandemeye. Ese imbaraga ko ziri gushira tudashyitse ku cyo wari wagambiriye muri iki? Ese ibindimo ahandi, urwego ndiho, uyu murongo ndimo niwo nawe wagambiriye cyangwa si we? Imagine presence y'Imana izaguha rwose, uzabona igisubizo. Navuga rero ngo ibyo umuntu iyo avutse, abana b'abantu bamugiraho imigabo n'imigambi y'icyo azaba. Natwe Imana iturema yatugambiriyeho imigabo n'imigambi y'icyo tugomba kuba cyo. Mwami Yesu turagushimiye, utugambiriyeho ibyiza ntabwo ari ibibi, kandi utwifuriza ibyiza si ibibi. Ngaho rero Mwami urwanirire imitima yacu, amaboko yacu n'imibiri yacu n'ubwenge bwacu, twebwe tukwizeye, tunyure mu nzira waremye, kandi tunyure mu mabwiriza n'amategeko wategetse, tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Turagusabye rero uduhere ubuntu ubwa Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.